nza kugira iyerekwa mbona ibintu bikomeye kandi mbona abantu bose, mbona igihugu cyose gicitsemo igikuba. Hari ibyabaye mu minsi ishize, ibintu biraturika, ububiko burashya, biriya bintu byari integuza y'ibigiye kuzaba, kandi Uwiteka Imana bazabona ko hanyuze, abakobwa bazamenya ko hanyuze, abasore bazamenya ko hanyuze, ababyeyi bazamenya ko hanyuze, abagabo bose bazamenya ko Uwiteka, bakajya mu myobo bakihisha, abandi abasigaye nabo bagahungira mu bihugu bitandukanye, bakagenda bahunze. Ariko nyuma yo kuko guhunga, nyuma y'ibyo bintu bizaba bibaye, nyuma y'ibyo bintu bazabonye biteye ubwoba, Uwiteka nibwo azabaje. Abantu bamwe bajya mu myobo, abandi bajya mu ishyamba, abandi babura aho bahungira, bamwe bikubita mu mazi birukanka, ariko Uwiteka mbona babatega imodoka zabo bagenda, mbona abagiye kurangura baheza aho baranguriraga, mbona abagiye gucuruza ntibasubiye mu ngo zabo. Hanyuma mbonye abo bakomeye burira indege, mbazumbaza Uwiteka namubaza ngo imbonye ni ibiki. Reka tubasuze twifurize amahoro y'Imana, twifurize umugisha w'Imana. Mwese mudukunda kandi mwese mukurikira ibiganiro byacu by'Iyoboka Imana, mwese rero muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana, kandi ineza y'Imana ibeho, ndetse Imana yivange mu byanyu mu izina rya Yesu Kristo. Turasuje aho muhereye hose mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, mwese muhabwe umugisha n'Imana. Tugize umugisha muri kano kanya rero turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana François ushize impumuro. Tugiye kuganira muri kano kanya, dushimye Imana yuko imushoboje kandi akongera kuboneka kugira ngo nawe akore umurimo w'Imana. François, turagusuje, uraho neza? Muraho neza mwese. Amakuru? Amakuru ni meza. Twishimiye kubana kuri uyu mugoroba. Natwe twishimiye kubana namwe. Amakuru ki? Tumeze neza. Reka tugusabe usuhuze abaduteze amatwi bose muri kano kanya. Murakoze, ndabashuhuje mwebwe mwese muri ahangaha iwacu mu Rwanda, ndabashuhuje kandi ndabahowe mu izina rya Yesu. Abavandimwe bacu bari mu majyepfo y'igihugu cyacu b'Abarundi, ndabashuhuje kandi imigisha y'Imana ibabeho, ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Abantu bose batwumva bari mu mpande enye z'isi zitandukanye, mwese ndabashuhuje kandi mugubwe neza. Hanyuma ubuntu bw'Imana, kubana n'Imana Data n'Umwuka we no gufashwa n'Umwuka wera bibomeho ibihe byose. Yego, nawe bikomeho mu izina rya Yesu Kristo. Turakira rero buri muntu wese gukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri kano kanya, kandi reka tuze gutangira dusozanye. Ndabizi neza ko turahabwa umugisha n'Uwiteka Imana. François, reka tugusabe usenga Imana, ukomeze utugezeho icyo mukashyize ku mutima wawe, cyane ko twari tunagukumbuye. Ni karibu. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Imana yacu, uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe, uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana y'imbabazi. Uyu mwanya tugushimiye ko uduhaye, ariko turakwinginze ngo numanuke ubane natwe, kuko ijambo ryarambwiye ngo babiri cyangwa batatu aho bateraniye bavuga izina ryawe, ururwa ukaba hagati muri bo. Natwe turagutumiye, dutuma Imana Data, Umwana n'Umwuka wera ngo mwuruke mubane natwe. Hanyuma njya guhora ku ngoma, turi imbere hano tuje gutambutsa ibyo waduhaye. Turakwinginze ngo umanuke wivugire kandi umanuke wikorere. Umuntu wese ugiye gutega amatwi iki kiganiro wese umuha umugisha mu izina ryawe. Hanyuma ukize abarwayi bari hagati muri twebwe, abashonje bari hagati muri twebwe ubagaburire, abadafite icyo kwambara ubahe ibyo kwambara, abadafite aho kuba ubahe aho kuba mw'ibi bihe bimeze gutya. Ariko turakwinginze ngo nuce intambara ziri mu iyi si, turakwinginze ngo urengere abantu bawe, turakwinginze ngo abagutakambira bose umve gusenga kwabo, hanyuma babone ubuntu bwawe. Imbabazi zawe rero zihoraho iteka ryose, ngaho nuturengere kandi utwiteho, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze kutwakira, kandi Imana ibaha umugisha. Mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda, muri Burundi, muri hariya hakurya i Goma mu ntara nshya,
kandi abanyamurenge mwese aho muri mu bihugu bitandukanye no ku migabane itandukanye, namwe Barundi, Imana yo mu ijuru nibahe umugisha kandi ikomeze ibiteho. Banyarwanda namwe muri bihugu bitandukanye mwese, Imana ibahe umugisha kandi biteho. Hanyuma rero ubutumwa nzanye uyu munsi urareba Abarundi nibo nzaniye ubutumwa, kandi Uwiteka Imana ababeho, kandi Uwiteka Imana abagirire neza, ndetse namwe Banyarwanda namwe burabareba, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka mbere yuko dukomeza ndagira ngo tubanze dusome iri jambo ry'Imana, naho ngaho tugiye kwanzikira tuvuga, Imana ibahe gutega amatwi iri jambo, kandi umuntu wese wumva iri jambo akaryumva yumve icyo umwuka abwira amatorero. Turebere muri Maraki. Maraki ni umuhanuzi nawe mu bahanuzi batoya. Duradusomera ku gice cyawo cya 3 uhereye ku murongo waho wa mbere ugeze ku wa 6, twumve icyo Imana ivuga aka kanya. Maraki ibice 3, ni nacyo gice giheruka uhereye ku murongo waho wa mbere, urasoma gake tujyana, kandi Uwiteka Imana aguha umugisha nawe. Ibihamya kuza kw'integuza y'Uwiteka. Ijambo riratubwiye ngo ibihamya kuza kw'integuza y'Uwiteka. Dore nzatuma integuza yanjye. Dore nzatuma integuza yanjye. Izambanziriza intunganyiriza inzira. Iyo nteguza izamubanziriza kandi itunganye inzira. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe. Umwami mushaka uwo nguwo azaduka mu rusengero, azaduka mu bantu, azaduka mu gihugu, azaduka ku isi hose. Umwami mushaka azaduka kandi azaza ari i Burundi, azaza ari hakurya hariya mu ntara nshya. Uwo mwami azaza kandi muzamubona. Kandi intumwa y'isezerano mwishimira dore iraje. Kandi intumwa y'isezerano mwishimira nayo ngiyi iraje. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ibyo bivuzwe n'Uwiteka Imana, niko Imana ivuze ngo iyo nteguza ngiyo iraje, n'umwami araje. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Ninde muntu uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kandi se ninde uzahagarara ubwo uwo mwami azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi. Kuko uwo mwami uje ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi, ndetse ameze nk'isabune y'abameshi. Kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba. Kandi azicara nk'ucura ifeza, kandi iyo feza akayimaramo inkamba zose akazimaramo. Azatunganya abahungu ba Lewi. Azatunganya abahungu ba Lewi. Abacenchure nk'uko bacenshura izahabu n'ifeza. Hanyuma bacenchure nk'uko baceshura izahabu n'ifeza. Maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse. Maze uwo munsi namara kubacura akabacungura, abazaba basigaye bazaba bameze neza, bazatura nk'uko bazaba bakeye nk'ifeza. Maze amaturo y'Ubuyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka. Maze amaturo y'i Yerusalemu y'igihugu cyose azanezeza Uwiteka, nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. nk'uko yajyaga anezeza, nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera ndetse no mu minsi yashize. Imana ibaha umugisha, kandi Uwiteka Imana akomeze abishimire, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana Nyiribihe, Imana Murengezi wacu. Bantu mwumvise iri jambo, hanyuma ndagira ngo dukomeze mu butumwa. Tumaze kumvira iri jambo nawe uze kurifata urisome, ariko hari ibintu bibiri ngiye kuvuga. Kimwe ndakivuga ku gihugu cy'u Burundi, ikindi ndakivuga ku gihugu cyacu. Reka mpere hariya hakurya mu gihugu cy'u Burundi. Ndimo igihe kimwe mu iyi minsi ndi gusenga, nza kugira iyerekwa, mbona ibintu bikomeye, kandi mbona abantu bose, mbona igihugu cyose gicitsemo igikuba. Hari ibyabaye mu minsi ishize, ibintu biraturika, ububiko burashya. Biriya bintu byari integuza y'ibigiye kuzaba, kandi Uwiteka Imana arambwira ngo agiye kunyura muri kiriya gihugu
agiye kunyura muri kiriya gihugu cy'u Burundi, abana bazabona ko hanyuze, abakobwa bazamenya ko hanyuze, abasore bazamenya ko hanyuze, ababyeyi bazamenya ko hanyuze, abagabo bose bazamenya ko Uwiteka yanyuze muri kiriya gihugu. Ariko mwami, ariko abagabo mwebwe muzabibona cyane kurusha uko abandi babibonye, uko umwami azanyura muri icyo, Uwiteka azanyura kuri muri icyo gihugu, bamwe bagashirira, bamwe bakajya ku rugamba, abandi bakajya mu myobo bakihisha, abandi abasigaye nabo bagahungira mu bihugu bitandukanye, bakagenda bahunze bahunze. Ariko nyuma yo kuko guhunga, nyuma y'ibyo bintu bizaba bibaye, nyuma y'ibyo bintu bazabonye biteye ubwoba, Uwiteka nibwo azaba aje kwima ingoma. Uwiteka nibwo azaba aje kwimika umwami mushya. Uwiteka nibwo azaba aje gutunganya ibidatunganye. Hanyuma nari ndimo senga, mbona igihugu cyose gicuza umwijima, kandi umwijima wari ucuze kuri ibintu ngiye kuvuga. Nabonye umuyaga uzamuka mwinshi, uyu muyaga uturutse mu nyanja uraza, umuyaga uzamutse mu nyanja ukwira igihugu cyose. Iki gihugu gicura icuraburindi, abantu bamwe bajya mu myobo, abandi bajya mu ishyamba, abandi babura aho bahungira, bamwe bikubita mu mazi birukanka. Ariko Uwiteka mw'ibyo byose ntabwo yari abirimo, ahubwo Uwiteka nibwo yaragiye kuza. Hanyuma abakomeye bose bo mu gihugu cy'i Burundi nabonye bamwe burira indege bagenda, abandi mbona batega imodoka zabo bagenda, mbona abagiye kurangura baheza aho baranguriraga, mbona abagiye gucuruza ntibasubiye mu ngo zabo. Hanyuma mbonye abo bakomeye burira indege, mbazumbaza Uwiteka n'amabaza ngo imbonye ni ibiki. Imana irambwira ngo mbwire abarundi bose bitegure, kandi abarundi bose babe maso, kuko hagiye kuba ibintu bikomeye. Hagiye kuba ibintu bikomeye, bimwe mwari mutegereje igihe kirekire, inko mumaze iminsi mwumva. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mubyitegure ko bigiye kuba. Hanyuma ibi bintu bigiye kuba mu gihe abantu bose bari kuvuga ngo ibyo abahanuzi bahanuye ngo ni ibinyoma. Ariko ntabwo ari ibinyoma, mubyitegure ko igihe cyabyo kirageze. Muri iyi minsi hadutse abantu bababwira ngo ibyo abahanuzi bahanuye nta bihari. Ariko igihe kirageze. Umuririmbyi ugeze avuga ngo igihe kizagera. Nanjye rero igihe Uwiteka anyereka ko igihe kigeze, anyereka ko igihe kigeze cyo kugira ngo umwami mushya, umwami Dawudi yime ingoma. Umwami Dawudi yime ingoma, kandi uyu mwami Dawudi azima nyuma y'uyu muyaga. Nyuma y'uwo muyaga nabonye uva mu ishyamba no kuva mu nyanja, uyu muyaga uzamukana n'ibihu byinshi cyane. Igihugu cyose umuyaga warakigenze, umuyaga waragihushye. Ibyari hasi, amashashi waratoraguye, ibibabi by'inturusu waratoraguye, ibintu byose umuyaga urabitoragura, urabitwara, urabijyana kure. Hanyuma umuyaga disi wageze mu bakomeye urahuha. Umuyaga ugeze mu bapolisi b'i Burundi irahuha. Umuyaga ugeze mu baminisitiri warahushye. Umuyaga ugeze mu ngabo warahushye. Umuyaga ugeze mu bacuruzi warahushye. Umuyaga ugeze mu bahinzi warahushye. Umuyaga ugeze mu borozi warahushye. Umuyaga ugeze mu bize n'abatarize urahuha. Ibi bihe abarundi bagiye kwinjiramo nta kindi gihe bongeye bigeze babibamo, kuko ibyabaye byose ntabwo byari bikomeye nk'ibigiye kuba ubu ngubu. Hanyuma Uwiteka Imana arambwira ngo mbere y'uko ibi bintu biba, abantu bose bakunda iki gihugu, yaba ari mu gihugu imbere, yaba ari hanze y'igihugu, yaragiye ku bwa misiyo, yaba yaragiye ahunze, Uwiteka arambwira ngo mbabwire bafate amasengesho y'iminsi 3. Mufate amasengesho y'iminsi 3, musengere iki gihugu, mugisengere, kandi abantu bose bambara ibigunira. Abantu bambara ibigunira bicare mu mukungugu, hanyuma banihire Uwiteka Imana aze abarengere. Hanyuma Uwiteka Imana yongera kumbwira ngo igihe kirageze ngo Dawudi nawe wime ingoma. Ndongera kubivuga, igihe kirageze Dawudi nawe wime ingoma. Kandi biraje. Hanyuma Uwiteka Imana arambwira ngo nimwitegure kandi mube maso.
Dawidi wo muri kumwe ndabizi uriyizi, ndabizi twakuvuze kenshi, ndetse bamwe batangiye baraguhize, ndetse bamwe nawe mugendana bamwe bashaka kukwica, ariko Uwiteka Imana agenda aguhisha, ariko igihe kirageze ngo utahe mu gihugu cyawe, utahe mu gihugu cyawe. Ariko Uwiteka arambwira, wowe Dawidi, arambwira ngo nkubwire ntuzagende mu b'imbere, ntuzagende mu b'imbere, ahubwo imbere yawe hagiye kugenda b'integuza, wowe ntuzagende mu b'imbere kandi ntuzagende mu b'inyuma, ubwo uzagenda mu bo hagati. Imana itugirire neza, kandi Imana yo kabyara ikomeze bayinde kandi bashyikire. Reka nanone ubutumwa bw'Abarundi tube tubusubikiye aho ngaho, dukomeze turikiri mw'iri jambo, tugere iwacu, tugere iwacu hano i Rwanda. Abanyarwanda mwese Imana ibaha umugisha, ariko nubwo tuvuze ngo Imana ibaha umugisha, namwe mube maso, musenge kandi munihire Uwiteka Imana, kuko nabonye ibintu bikomeye ndi mu gusenga. Ni ukuri mbona namwe ibintu bikomeye, mbona inzige ziraje, inzige zitwikiriye iki kirere cyacu, inzige ziri ibiti inzige zihereye ku biti abantu bateye, mubona mwateye, zirabikokoye amababi. Inzige zigiye mu myaka zirakokoye, inzige zigiye mu byatsi zirabiriye zirabimaze. Hanyuma mbajije Uwiteka izo nzige zisobanura kuki zimaze ibintu byose, Uwiteka arambwira ngo Abanyarwanda basenge kandi n'ukuri banihire Imana, kuko hateye inzara igiye kuza, inzara y'ijambo ry'Imana, inzara y'ibiribwa, inzara y'ibiribwa rwose, inzara y'ibiribwa. Uwiteka arambwira ngo izi nzige zije kurya ikintu cyose gikifitemo ubuzima giteye ku butaka. Izi nzige zariye ibishyimbo, izi nzige zariye amasaka, izi nzige zariye urutoki, izi nzige zagiye mu biti biribwa zirabikokora zibimaraho. Izi nzige igihugu cyose gicura umuborogo. Ariko Uwiteka arambwira ngo Banyarwanda namwe musenge, abaniha nimugomeze munihe, mwebwe mwese mwiringire Uwiteka, mwebwe mwese muzi ko Uwiteka bumva, nimwongere mutakambe, mwongere mwinginge, mwongere mube maso. Abantu ntibagisenga uko bikwiriye, abantu bavuye mu mwanya wabo, nicyo gitumye izo nzige ziteye igihugu, nicyo gitumye inzige ziteye igihugu. Mishe twajyaga twumva inzige mu bihugu byagiye byo hanze, tukazumva mu Bugande, tukazumva Kenya, tukazumva Tanzania, ariko nabonye zinjira no mu gihugu cyacu, nabonye zikinziramo rwose. Hanyuma Uwiteka arambwira ngo mbwire abanyamasengesho musenge, mwongere ibihe byo gusenga. Abayobozi namwe musenge, mwongere ibihe byo gusenga. Banyamadini, bashumba, barimu, baririmbyi, badiyakoni, namwe bahanuzi, ngo mwongere ibihe byo gusenga, mwongere ibihe byo gusenga, mwongere ibihe byo gusenga. Hanyuma Uwiteka amanuke aturengere, Uwiteka Imana amanuke aturengere. Abakomeye barashonje pe, abakomeye barashonje pe. Abari bafite amafaranga babura naho bajya guhahira, abari bafite ubushobozi babura aho berekera, kubera ko inzige zateye mu gihugu, kubera ko inzige zateye mu gihugu. Ariko kandi Uwiteka Imana, Imana yo kwizerwa, Imana nyiribihe, irambwira ngo mbabwire ngo nimusenga nayo izabagarukira. Ese muremera kugarukira Imana? Ese muremera gusenga Imana ibagarukire? Ese muremera kwinginga Imana ize ikureho izi nzige? Muze dupfukame dusenge Banyarwanda, muze dupfukame dusenge. Imana yemera ko nituyitakira izatwumva, Imana yemera ko nituyitakira izagaruka ikatugarukaho bwa kabiri. Hanyuma Uwiteka Imana agomeze abane namwe. Hanyuma reka dutange n'ubutumwa bwo hakurya hariya mu gihugu cy'intara nshya, ariko ntago mbwira bari mu ntara nshya, ndabwira abantu bose babonye ibyangombwa bibajyana kuba hanze. Uwiteka Imana arambwira ngo mwebwe ngo mwariye abavandimwe banyu, mwariye abavandimwe banyu, mwaragiye muranezerwa, mwibagirwa mwasize iwanyu. Uwiteka arambwira ngo namwe abagarutseho, kandi aje kunyura mu mifuka yanyu,
aje kuyihuha nimutagarukira aho ngaho. Uwiteka arambwira ngo anyuze mu kazi mwagiye mubona kuko mwirengagije bene wanyu, ariko nimugarukira Uwiteka mukibuka bene wanyu, Uwiteka nawe arabagarukira. Uwiteka nawe arabagarukira. Ariko niba mutagarukiye aho ngaho, Uwiteka Imana aranyura mu ngo zanyu zose, ari abari mu Burayi, ari abari muri Amerika, ari abari muri Aziya, aho waba uherereye hose, Uwiteka Imana aranyura mu rugo rwanyu. Kubera ko mwanze kumva, mwanga no kumvira, mwirengagiza Uwiteka, aho mwasize mubatera umugongo, mumera nk'abandi bageze i Kanani, bibagirwa urugendo banyuzemo, hanyuma ngo mugushwa n'ibisubizo mwari murimo. Ibisubizo mwagize ibyo birabagusha. Ibisubizo mwagize byatumye mwirengagiza abo mwasize. Ibi ngibi nabyo birareba abarundi bose bari hanze, baba bagize amahirwe yo kujya hanze. Namwe ngo mwirengagije abo mwasize, mwirengagije abarundi mwasize mu nkambi zo mu Rwanda, mwirengagije abarundi bari mu nkambi mu Bugande, mwirengagiza abarundi bari mu nkambi muri Kenya, mwirengagiza abarundi bagiye Mozambique, mwirengagiza bagiye muri Zambia, murabirengagiza, ariko Uwiteka Imana arambwira ngo mbabwire ngo nimugarukire aho ngaho mwibuke mujya guhaguruka imihigo mwahize imihigo, muravuga ngo muzafasha bene wanyu, mwahize imihigo muravuga ngo muzafasha abatishoboye, mwahize imihigo muravuga ngo muzatabara, ariko Uwiteka arambwira ngo mwanze gutabara. Uwiteka arambwira ngo mwanze kumva. Uwiteka arambwira ngo mwanze kumukorera. Uwiteka arambwira ngo mwirengagiza na bene wanyu, kubera ko mwanze guhigura imihigo mwahize. Rero Uwiteka Imana araje. Uwiteka Imana araje, ariko hahirwa uba maso, hahirwa uri bube maso, hahirwa uriwe maso uyu munsi. Uwiteka Imana yururuke agendane namwe. Uwiteka Imana yururuke akore ibyo yagambiriye gukora. Ni Imana y'inyembaraga, ni Imana y'inyabushobozi, ariko mugarukire aho ngaho, nimugarukire aho ngaho, nimugarukire aho ngaho, nimufate ibihe byo gusenga. Ngaho rero nimwumve kandi mwumve ibyo Uwiteka avuganye namwe. Ngeze ku musozo, mwakira ijambo ry'Imana n'ubwo butumwa nari ariko message yanjye nyitanze nk'uko nayihawe. Ntabwo nari kuyitanga uko ntayihawe, nta makuru ntanze, oya nta nayo. Ukunda gutanga ubutumwa bw'igihugu cy'i Burundi, n'ubu ngubu urabutanze. Iyo twumvishe mu Burundi tujya twumva ko hari imitwe imwe n'imwe igenda irwanya igihugu. Aho ntabwo wabifatanyije n'iyo mitwe irwanya igihugu, akaba ariyo yabigutumye gutanga ubutumwa. Ababyibaza urabasubiza ngo iki? Umuntu wabyibaza wese namubwira ngo waba wagipfuye, waba wabonye zero. Waba wabonye zero, ni zero, nta nubwo ni zero wongeyeho zero. Ushingiye ku ki? Ushingiye icyo nashingiraho. Kimwe cya mbere nuko nta murundi n'umwe unzi wari bwambone imbona nkubone nk'uku nguku. Ashaka utakona imbona nkubone, ariko akaguhamagara mukavugana. Guhamagara si ikibazo, kandi akakugezaho umugambi yitwaje aho ategenda hamwe gutya kugira ngo dutegure abantu. Twebwe ntabwo dukora n'imitwe nk'iyo ngiyo. Twebwe ntaho tubogamiye, tuvuga iby'Imana yatubwiye. Twigeze tuvuga hakurya hariya muri Kongo, ingero nyinshi turazifite kandi z'ibintu byagiye biba. Hari ibyo twavuze iwacu mu Rwanda n'ubu nahavuze, hari ibyo twavuze mu Burayi, hari ibyo twavuze muri Amerika. Ibyo byose byagiye biba, ariko abantu bose ibyo watekereza byose ni uburenganzira bwawe, ariko umenye ko waba ubonye zero kuri zero. Uyu munsi François ni umunyarwanda uba mu Rwanda, ariko umuntu wese ahita yibaza ikibazo. Ubutegetsi bw'i Burundi waba ubushyigikiye cyangwa ntabwo ubushyigikiye? Njyewe njya hari amahoro, ntabwo njya nifatanya n'abantu badashaka amahoro. Bari mu mahoro ndabakunda rwose. Wakwita umunyepolitike wabyanga cyangwa wabyemera? Yaba yagipfuye aba yabonye zero. Uri iki? Ndi umukozi w'Imana, ndi umwana w'Imana. Wavuze yuko wabonye inzige, ariko uravuga ngo abantu nibasenge. Ese mu gusenga izo nzige zavaho? Uwiteka yavuze ngo dusenge, isengesho riba ribukureho ibiri bube. Ese ubwo buhanuzi uhanuye buhuriye n'intambara iri muri Irani haneganiyemo na Amerika na Israel,
ko gufunga uriya muhoro byateje ikibazo, esanse ikazamuka na peteroli ikazamuka, n'uyu munsi turi kuvugana ikaba yongeye yazamutse ikaba ku 5. Ibyo uri kuvuga hari aho byaba bihuriye n'iyo ntambara Imana yakubwiye? Ntaho bibaye bigezeho bihuriye, mba navuze isi yose. None navuze igihugu cyacu, ntaho bihuriye. Igihugu cyacu nyine ibyo cyahora nacyo bizaba bifitanye isano n'ibiri kubera hariya, ko esanse yazamutse nta sano bifitanye. Tutarabona ibyo esanse twararyaga, ndetse n'ubu ngubu turarya, nubwo yazamutse turarya. Rero gukokora ibyameze mu isi n'ibiturika ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntabwo navuze ku biturika byakozwe n'abana bawe, navuze ku by'inyamaswa yitwa inzige iteye ku butaka bw'u Rwanda. Kubera iki iteye ku butaka bw'u Rwanda ntitere mu bindi bihugu? Inzige tuzibona mu byahishuwe, kuki izije aho ngaho ntizijye mu bindi bihugu? Kandi inzige iyo dusomye ijambo ry'Imana hari icyo rivuga ku inzige mu byahishuwe. Ubu uyu munsi nitwe dutaye, kuko hari ahandi byagiye biba, buri Imana ifite impamvu yabikoze. Twigeze tuzumva muri Kenya, twigira tuzumva muri Tanzania, ntabwo zageze iwacu icyo gihe. Hakorwa iki ngo ntizongeye kuhagera? Twavuze ko ari ugusenga. Reka tugushimire. Imana iguhe umugisha. Birashoboka yuko hari wakwifuza kuvugana nawe ku buryo burambuye, cyangwa se yakwifuza ko musengana, yakubona kuhiye nimero? Hari uwifuza ko twamusengera ku giti cye, yahamagara kuri 0788 24 79 09. Tugira urubuga tubaho narwo, uwakwifuza ko twarubanaho ariko we yandika kuri iyo nomero ngiye kuvuga, akandika kuri WhatsApp ni 078 78 76 238. Twasengana, waba urwaye twagusengera, waba ufite ibindi bibazo bitandukanye twagufasha gusenga, waba wifuza kuba muri groupe turagufasha gusenga, kandi Imana iri mu kazi, muhumure. Reka tugushimire, tugane ku musozo. Twatangiye dusenga, reka dusoze dusenga. Turagushimye Mana yacu, uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Tugushimiye ko wabanye natwe mw'uyu mwanya twari imbere yawe. Hanyuma umuntu wese ugiye kumva ubutumwa umushyikire, kandi Mwami mwiza umuhe kubwumva abusoze. Mu izina ryawe rero wigaragaze nk'Imana. Twongeye kubwira ngo niwitamure ku gihugu cyacu, kandi Mwami mwiza uturengere, Abanyarwanda ubarengere, abayobozi b'igihugu barengere, ingabo na polisi bose ubarengere, aborozi ubarengere, abahinzi ubarengere, abacuruzi ubarengere, abanyeshuri bari ku ishuri nabo barengere, mu izina rya Yesu. Hanyuma nyaguhora ku ngoma, twebwe twese ugendane natwe, kandi umuntu wese ukwizeye nakubone, mu izina rya Yesu, amen.